muraho neza. Ni Intore Alex. Ibi ni Birori TV. Ni Birori TV nk'uko bisanzwe ni amakuru mashya tubagezaho. Namwe murerwa rukundo mukadukanda subscribe. Ntimudukandire subscribe murabe mukoze cyane. Abanyeshuri baturutse muri Sudani basabwe kwiga ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Abanyeshuri barenga 160 baje kwiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi baturutse muri Sudani, bahawe umukoro wo kwiga ururimi rw'ikinyarwanda n'umuco nyarwanda kugira ngo bashobore guhuza neza n'abanyarwanda babakiriye. Aba banyeshuri bageze mu Rwanda mu cyumweru gishize, bakirwa muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi riherereye mu murenge wa Remera, akarere ka Gasabo. Aba banyeshuri n'Abasudani baje guhuza no kwigira aho u Rwanda rugeze. Baraje bishimiye u Rwanda ku rwego utakumva, baratemberejwe, barasobanuriwe, barabwiwe, barabonye, barumvishe. Bakihagera ibyishimo byarabasaze. Buri nzego z'ubuyobozi zibishinzwe zinabareberera, zinagomba kubafasha. Buri aho baciye bakiwe neza. Abanyeshuri byabarabarenze. Usibye kuba baraturutse Sudani, sahiyi nta guteganya kugaruka gusubira muri Sudani. Nyuma y'ibyo, kubera urugwiro bagiranye n'Abanyarwanda, Abanyarwanda bivuje ko bakwiga ururimi rw'ikinyarwanda, umuco uturanga w'Abanyarwanda nk'Abanyarwanda, bagatangira kumenya n'Umunyarwanda. Aba banyeshuri 160 ubu bagiye gutangira muri kaminuza y'u Rwanda, bagiye kwigana natwe Abanyarwanda, bigire ko byinshi Abanyarwanda bagezeho. Nibyo twabahaye ikaze, ariko bagomba kumenya ikinyarwanda. Ngayo nguko sahi bari i Rwanda, bagiye gutangira, bahawe ikaze. Gahunda n'ubuvuzi, ariko ntabwo ubuvuzi bucira hariya. Ubuvuzi bujyana n'umuco, discipline. Igihe bazaba bavuga ikinyarwanda bizadufasha kurusha uko biri. Ngayo nguko amakuru aba ariyo, dukomeza tubaha n'andi. Ibi ni Birori TV, mwakoze cyane, mutwihire subscribe.